Niryari umugabo akwiye kuvuga ko afite igitsina gito, kandi ni iyihe ngano y'igitsina ikwiye buri musore cyangwa umugabo yakagombye kuba afite? Abashakashatsi mu bya siyanse bagerageje gusubiza iki kibazo kuko abagabo n'abagore benshi ku isi bakibaza, aho bahishuye ingano ya nyayo igitsina kiri mu rugero umugabo agomba kuba afite. Ni nyuma y'aho bigaragaye ko abantu benshi b'igitsina gabo, yaba abakiri abasore n'abamaze kubaka, bakunze kugwa mu rujijo rubatura mu kibazo cyo kutigirira icyizere, aho aba baba bibaza niba igitsina cyabo ari kinini bihagije ku buryo bazabasha cyangwa bajya bashimisha abo bakorana na b'imibonano mpuzabitsina, aho bahuriza ku kwibaza niba ari gito, kiringaniye cyangwa ari kinini birengeje urugero. Abenshi bibajije iki kibazo byagaragaye ko bafite ikibazo cyo kutigirira icyizere ndetse no kumva ko badashoboye mu gihe cyo gutera akabariro, kandi ari ibintu bidakwiye. Iyi ni Ingando Online muteze amatwi. Nguhaye ikaze wowe udukurikiye ari bwo bwa mbere, nawe usanzwe udukurikira warakoze subscribe, nawe utarayikora ariko ukaba ukunda ibiganiro byacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyo ubushakashatsi bwagaragaje ku ngano ya nyayo igitsina cy'umugabo gikwiye kuba gifite kugira ngo abashe gusohoza inshingano ze neza nk'umuntu w'umugabo. Ikaze muri iki kiganiro. Hari ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2019 bwagaragaje ko byibuza igitsina kiri mu rugero cyafashe umurego kiba gifite santimetero 15 n'ibice bibiri, mu gihe abandi bavuga ko igitsina kiri mu rugero iyo cyahagurutse kiba gifite hagati ya santimetero 12 n'ibice 9 na santimetero 13 n'ibice 97. Muri iki kiganiro turaza kwibanda ku by'abashakashatsi bagaragaje kugira ngo turebere hamwe ukuri kuri ubu bushakashatsi bwombi. Kugira ngo turusheho gusobanukirwa, turatangira twibaza iki kibazo: ni ryari umuntu akwiye kuvuga ko afite igitsina gito cyangwa igitsina kigufi? Impuguke mu buzima bw'imyororokere mu mwaka w'1996 zakoze ubushakashatsi bwari bugamije kumenya ingano yagenderwaho mu kwemeza ko umuntu w'umugabo afite igitsina gitoya ku buryo yatangira guhabwa ubuvuzi bugamije kucyongera, maze bashyira ahagaragara ibi bikurikira. Mu bushakashatsi bw'icyo gihe hapimwe abagabo bagera kuri 80, aho bapimaga igitsina cyabo mbere y'uko gihaguruka no mu gihe cyamaze guhaguruka. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko byibuza igitsina kiri mu rugero ari ikiba gifite santimetero 8 n'ibice 8 mbere y'uko gihaguruka na santimetero 12 n'ibice 9 mu gihe cyafashe umurego. Inyigo yakozwe n'aba bashakashatsi yagaragaje ko uburebure bw'igitsina kitafashe umurego bushobora guhindagurika bitewe n'impamvu zitandukanye, harimo n'ikirere cyangwa ibidukikije, ariko bavuga ko uburebure bw'igitsina cyamaze gufata umurego butajya buhinduka. Dufashe nk'urugero, hari igihe wapima uburebure bw'igitsina kitahagurutse rimwe ukabona gifite santimetero 5, ubundi 6, ubundi santimetero 8, gutyo, ariko wagipima mu bihe binyuranye cyafashe umurego ugasanga buriya kiba gifite santimetero zidahindagurika, cyane cyane ku bantu bamaze kugira imyaka 18 y'ubukure gusubiza hejuru. Ubu bushakashatsi bwakomeje kuvuga ko ingano y'igitsina cy'umuntu inshuro nyinshi ntaho ihurira n'imyaka umuntu aba afite, aho bagaragaje ko umusore w'imyaka 18 ashobora kurusha umugabo w'imyaka 35 cyangwa 40 ingano y'igitsina, yaba mu bunini cyangwa mu burebure. Mu gusubiza iki kibazo ngo ni ryari umuntu akwiye kuvuga ko afite igitsina gito, abashakashatsi bavuze ko igihe umugabo cyangwa umusore afite igitsina kiri munsi ya santimetero 4 mbere y'uko igitsina gihaguruka, ndetse na santimetero ziri munsi ya 7 n'ibice 5 mu gihe igitsina cyamaze gufata umurego. Mu gihe bimeze bitya nibwo umuntu yagira impungenge
z'uko afite igitsina gitoya. Iki kibazo cyo kugira igitsina gitoya hari abantu bakivukana. Ibi bishobora guterwa n'uko mu gihe cyo kwirema kw'ibice by'umubiri hano ku gice cy'igitsina imisemburo ituma igitsina gikura itahageze ku rugero rukwiye, cyangwa bigaterwa n'uko igitsina gishobora kuba kigenda gikurira imbere mu mubiri aho kugira ngo gikure gisohoka hanze nk'uko bisanzwe. Iyo igitsina cyakuriye imbere mu mubiri, abaganga bavuga ko habayeho ibyitwa buried or hidden penis. Icyo gihe abaganga b'ubuzima bw'imyororokere iyo byagenze gutya bashobora gufata icyemezo cyo kubaga umuntu wahuye n'iki kibazo hanyuma akagira igitsina gikwiye. Nyuma yo kureba ibi, reka twongere kureba kuri iki kibazo. Igitsina kiri mu rugero cyangwa igitsina kidateye ipfunwe ni kingana gute? Ubushakashatsi kuri iyi ngingo bwarakomeje, aho mu mwaka w'ibihumbi 2014 abandi bashakashatsi bakoreye ubushakashatsi ku bagabo 15,521 bafite hejuru y'imyaka 17 maze baza kugaragaza ibi bikurikira. Ubu bushakashatsi bwo mu mwaka w'ibihumbi 2014 bwazanye undi mwihariko. Iki gihe ku birebana n'uburebure bw'igitsina hiyongeyeho no gupima umubyimba cyangwa umuzenguruko w'igitsina kugira ngo habe hamenyekana ingano y'igitsina kiri mu rugero. Aha ni ukuvuga igitsina kiri hagati no hagati, atari kinini kandi ntikinabe gitoya. Muri aba bagabo 15,521 abagaragaye ko bafite ibitsina biri mu rugero bari bafite ibipimo bikurikira: santimetero 9.16 mu burebure na santimetero 9.31 z'umuzenguruko igihe igitsina kitahagurutse, santimetero 13.12 mu burebure na santimetero 11.66 z'umuzenguruko igihe igitsina cyafashe umurego. Mu gukomeza ubushakashatsi, abashakashatsi banibajije niba igitsina gore mu gihe cyo gutera akabariro cyaba kita ku ngano y'ubunini cyangwa ubuto bw'igitsina cy'umugabo. Abagabo bamwe na bamwe bahangayikishwa no kumenya niba abakunzi babo banyurwa n'ingano y'igitsina bafite, n'abatarashaka nabo bakibaza niba bafite ingano ikwiye y'igitsina ku buryo izashimisha abo bazabana nabo. Ariko nubwo bimeze bitya, ubushakashatsi bwagaragaje ko abagore benshi batajya baha agaciro uburebure cyangwa ubunini bw'igitsina cy'umugabo. Mu bushakashatsi bwakozwe hatangwa impapuro z'ibibazo kuri iki kibazo, abagore bagera kuri 77% bavuze ko ubunini bw'igitsina cy'umugabo atari bwo bufite agaciro kanini kurusha ibindi bikorwa byose bibanziriza igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Abandi bagore bagera kuri 21% bo bavuze ko uburebure bw'igitsina cy'umugabo ari ingirakamaro kuri bo, ndetse bongeraho ko iyo igitsina cy'umugabo ari kirekire kandi kikaba gifite umubyimba munini nabyo biba bifite akamaro. Abandi badamu bangana na 2% bo barifashe kuri iyi ngingo. Ni mu gihe hari abandi bantu 50 babajijwe, maze 45 muri bo bavuga ko umubyimba w'igitsina cy'umugabo ari ufite akamaro gakomeye cyane kurusha uburebure cyaba gifite. Muri ubu bushakashatsi kandi habajijwe abantu bavuga ko bakoze imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye kandi inshuro zirenze imwe, hanabazwa n'abandi bantu bemeza ko bakoze imibonano mpuzabitsina inshuro imwe cyangwa batarayikora na rimwe. Abayikoze inshuro zirenze imwe bemeje ko igitsina gifite santimetero 16 z'uburebure na santimetero 12.2 mu mubyimba mu gihe cyahagurutse aba ari nta kibazo kuko baba bumva banyuzwe nacyo. Abantu bemeza ko bakoze imibonano mpuzabitsina inshuro imwe gusa cyangwa batarayikora na rimwe, bo bavuze ko bifuza kuzabana n'umugabo waba ufite igitsina cya santimetero 16.3 z'uburebure na santimetero 12.7 z'umuzenguruko.
Uramutse usuzumye neza ibi bipimo byose urasanga benshi barahurije kuri santimetero 16 z'uburebure na santimetero 12 z'umubyimba. Kandi kuri abo bantu igitsina kingana gutya kiba kiri mu rugero kandi kikaba kibanyuze rwose, cyangwa bifuza kuzashakana n'abagabo bafite igitsina kingana ko. Ibi tumaze kuvuga ni amabazwa yagiye akorerwa ku bantu b'igitsina gore kandi bari mu byiciro by'imyaka itandukanye. Reka noneho turebere hamwe icyo abagabo bashubije muri ubu bushakashatsi igihe babazwaga uko bishimira cyangwa bakira ingano y'igitsina bafite. Muri rusange mu bagabo babajijwe byagaragaye ko abenshi muri bo banyuzwe n'ingano y'igitsina bafite, ariko nanone haboneka undi mubare umuntu atakwita ko ari muto w'abagabo bavuze ko batishimiye ingano y'igitsina cyabo, ndetse ko bituma bumva bibahangayikishije cyane kuko baba bumva ko nibamara kubaka bagashaka abagore babo bazabaca inyuma, mu gihe abubatse nabo bagaragaje ko kugira igitsina gito bibatera ipfunwe, kabone n'ubwo abagore babo baba bababwira ko nta kibazo bafite ku bigendanye n'iyo ngingo. Impuguke mu buzima bw'imyororokere zikorera mu bwami bw'Ubwongereza zakoreye ubushakashatsi ku bagabo bagera kuri 586, maze 38% muri bo bavuga ko batanyuzwe n'uko igitsina cyabo kingana, kandi bavuga ko biri mu bibateza kutumva bafite ishema ry'uko ari abagabo nk'abandi mu gihe bagiye gutera akabariro ndetse no mu gihe bari muri icyo gikorwa. Aba bantu 38% bavuze ko batanyuzwe n'ingano y'igitsina cyabo babashijwe icyo bashingiraho bavuga ko igitsina cyabo ari gito. Bavuze ko ari gito bagereranije n'ingano y'ibindi bitsina babonye ahandi hantu hatandukanye. Hamwe muri aho hantu ni muri filime z'urukozasoni. Ingingo iza ku isonga mu kuba umuntu yabona ikintu kindi akifuza maze bigatuma yumva ko we adashoboye, maze bikaba byamugiraho ingaruka mu buryo bw'imitekerereze, kandi ubusanzwe nta kibazo yari afite. Bikaba ibya wa mugani abanyarwanda baciye ngo umuntu yabonye ishitamba atubwo yari yambaye. Iyi ni Ingando Online mukomeje gukurikira. Mbibutsa ko uretse kudusanga hano kuri YouTube, mushobora no kudusanga kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando Online ndetse no kuri Instagram. Niba udukurikiye ari bwo bwa mbere ukaba utarakora subscribe, aka niko kanya keza ko kuyikora, kuko abakoze subscribe kuri iyi channel bakanemeza kunzogera. Buri uko dushyizeho ikiganiro gishya tubohereza ubutumwa bugufi wamenyesha ko hari ikiganiro turangije kubategurira. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, reka twanzurire kuri iki kibazo. Ni ryari umuntu akwiye kuvuga ko afite igitsina gito kandi kigufi, ku buryo yakenera gukoresha imiti yongera ubunini bw'igitsina ndetse no kugana kwa muganga ushinzwe ubuzima bw'imyororokere kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwo kongera ingano y'igitsina cye? Hari uburyo butandukanye ndetse n'ubuvuzi bunyuranye bwo kuvura uburwayi bwo kugira igitsina gito, nko guterwa imisemburo icyongera ndetse no kubagwa biramutse bigaragaye ko ari ngombwa. Byagaragaye ko abantu benshi bakunze gukoresha ibintu bitandukanye birimo n'ibyatuma igitsina cyabo kitongera guhaguruka cyangwa bigateza izindi ngaruka bashaka kongera ingano y'igitsina cyabo, kandi inshuro nyinshi ubu buryo bukoreshwa aba atari ngombwa. Abahanga mu by'ubuzima bw'imyororokere bamaze gukora ubushakashatsi bunyuranye baje kwanzura ko byibuze umuntu ufite igitsina gifite santimetero 4 gusubiza hasi kitafashe umurego, kikanagira santimetero 7.5 gusubiza hasi cyafashe umurego, uwo muntu ari we wenyine wakenera ubufasha bwo kongera ingano y'igitsina cye, kandi nabwo akagana ivuriro kugira ngo ahabwe ubuvuzi bujyanye n'uburwayi bwe bitewe n'impamvu iba yabiteye, nko kubura imisemburo ihagije ituma igitsina gikura cyangwa kubagwa mu gihe igitsina cye cyaba cyarakuriye imbere nk'uko twigeze kubigarukaho. Gusa nubwo bimeze bitya, abashakashatsi bagaragaje ko abagabo bafite umubyibuho ukabije bakunze kugira igitsina gito ugereranije n'abantu bananutse. Ibi biterwa n'uko iyo umuntu afite umubyibuho ukabije
hari ibinure biza bikazenguruka ku gice cyegereye igitsina, bikaba byatuma ingano y'igitsina igabanuka. Aha batanga inama ko biramutse ari izi mpamvu ziri gutuma umuntu agira igitsina gito, ko yatangira gukoresha uburyo bwemewe butuma atakaza ibiro maze uburwayi bwe bugakira. Turakwibutsa ko byibuze igitsina kiri mu rugero ari igifite santimetero 8.8 kitahagurutse, kikanagira byibuze santimetero 12 n'ibice 9 cyamaze gufata umurego. Uru ni rwo rugero rw'igitsina kiri mu rugero, nubwo hari bamwe barenze ibi bipimo cyangwa bakabijya hasi kuko buri wese agiranye n'ukwe. Ikindi ni uko abagore benshi babajijwe niba ikibatera ibyishimo ari ingano cyangwa ubunini cyangwa uburebure bw'igitsina, abenshi bavuze ko atari byo bitaho, bavuga ko icyangombwa ari uko bitaweho n'uko bateguwe mbere y'icyo gikorwa. Niba wajyaga wibaza ibi bibazo, turizera ko wasubijwe. Iyi ni Ingando Online waguteze amatwi, kandi niba wari udukurikiye utarakora subscribe, aka niko kanya keza kuko yikora. Uramutse bakunze iki kiganiro, wakanda ahantu hari ikimenyetso cy'igipfunsi gifite igikumwe kireba hejuru, waba utagikunze ugakanda ku gipfunsi gifite igikumwe kireba hasi. Ibi bidufasha kumenya urwego tunozamo ibiganiro tubagezaho. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi kuri iki kiganiro cyangwa ibindi tubagezaho, watwandikira unyuze mu mwanya wagenewe komenti, cyangwa ugaca kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando Online, cyangwa ugaca kuri Instagram. Igitekerezo cyawe tuzagisoma kandi tugisubize. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.